Yes, reka nongeye mbifurize kugira umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, nshuti bakunze ba Magashi TV, mbifuze kugira igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha. Abadukurikiranye bari mu masaha y'igicamunsi, bifurize n'igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Abadukurikiranye bari mu masaha y'igitondo, biri bwaza kuza guterwa nuko ingengabe yawe ihagaze. Birumvikana rero ndagarutse muri studio kugira ngo turebere hamwe amakuru yumvikanya no mu bice bigize Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu karere k'ibiyaga bigarurwa ni mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi. Tweko twakinjira mu makuru yakomeje kugenda arafata indi ntera mu kiganiro. Nago ni njye nyine ndi kumwe n'umuvandimwe ku murongo wa telefone uherereye mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ugiye kudufasha kumenya amakuru agiye atandukanye yumvikanye kare kugera amagingo agaya, ugiye kudufasha kumenya amakuru ari kumvikana muri teritwari ya Uvira, ari agiye kudufasha mu makuru ari kumvikana mu bice bya Baraka ndetse na Masisi. Hose hakomeje kugenda humvikanamo urugamba rw'amagasa, urugamba rw'imberenge. Mwaye ikaze ku murongo wa telefone bwana Mazo. Murakoze cyane Mr. Irene, nawe ndagushimira cyane kunyakiriye kuri uyu muyoboro cyangwa se iyi shene ya Magashi TV. Ni iby'agaciro kandi nsuhuza n'abavandimwe ndetse n'inshuti zacu zitahwema kudushyigikira muri ibi biganiro. Aho ngaho akazuba karaka twe kuri tumereye nabi. Nakurebye aho duherereye muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko kuri borone itwerekeza muri wa muhanda werekeza muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko muri karitsiye za Mushaki. Aho ngaho nta izuba rwose rimeze neza, ikibaya kirimo kiraka rwose ntiwareba, ariko ikirere cyaho nanone ikirere kigaragara ko hari umucyo, ariko umucyo udatuje kubera ko Bwana Irene umutekano nyaboneka hano mu Burasirazuba bwa Kongo kuko twagiye tubabwira bimaze imyaka, mbese umuntu atavuga ngo ingana iki, ahubwo urugamba rwa hano muri ibi bice rukaba rwararambiranye. Umwuka ntabwo ari mwiza muri make, mbese nicyo nshaka kuvuga, ariyo mpamvu navuze ngo imyaka ntitwayibara ahubwo tureba igihe urugamba rumaze. Mr. Irene, reka amakuru yacu tudatinze nubwo twirirwa kwizima mu mfunyapfunyi, reka dutangire rimwe utubwira ku makuru yumvikanye kare kugera amagingo angaya. Ahitwa Rumbishi ngo bimeze bite, mu bice bikikije Rumbishi ngo bimeze bite, urugamba rwe kugera amagingo angaya muri ibyo bice bwana Mazo? Ndagira ngo rero breaking news dufite muri aya masaha cyangwa se ku masaha y'iki gicamunsi ashira umugoroba kugeza amagingo ya M23 yamaze kuba isora itangazo ryemeza ko ubu ngubu ariyo iri kugenzura iriya grupoma cyangwa se kara gace ka Rumbishi, nyuma y'imirwano ikomeye ririmo ihanganye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse cyangwa se uretse ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, twumve na koalisiyo muri rusange, abarundi ndetse FDLR hariya uwo bita General Bahigi nka General Otokame wa FDLR bashize muri ibi bice bya hano muri grupoma ya Rumbishi na za Cyambombo. Abo bose ni bamwe bamaze kuba bavanwa muri ibi bice. Ubu ngubu magingo ya Rumbishi yageze mu maboko ya AFC 23 nk'uko umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka yabyutse abishyira ku rubuga rwe rwa X. Sibyo ngibyo gusa rero nayitwa za Gasovu Gatoyi, naho muri iki gitondo cyangwa se kuri uyu munsi habyukiye imirwano. Ya mirwano yari irimo imijugujugu y'amakompora, imijugujugu y'amagombe, kubwira ngo zambura bita AK47 zazindi zamurukiye nizo zabyutse ziri gukora. Bwana Irene, ndikumva amakuru avuga yuko none tukiraho, ndagira ngo unyihangane gatambanze nkubwire banze gusesengurire neza urugamba uko byatangiye kuva mu gitondo kugera amagingo aya. Ubwo inyeshyamba za Wazalendo zari ziri kwigarurira agace ka Cyambombo n'Akazinga, nyuma y'imirwano ikomeye rero yabereye hariya muri grupoma ya Kare. Yego, imirwano ikaze bivugwa ko yahuje inyeshyamba za Wazalendo n'abarwanyi ba AFC 23, ariko bikarangira mu bice bitandukanye byo muri la teritwari ya Kare M23 yibitseho cyangwa se yigaruriye kariya gace ka Rumbishi, agace twavuga ngo burani tuvuga ngo teritwari ya Kare. Burya nta Kare nta Masisi, kuko izo ni teritwari ebyiri zegeranye. Ikizitandukanya ni uko imwe ibarizwa muri Sud Kivu, indi ikabarizwa muri Nord Kivu. Bwana Irene, ni ukuvuga ngo amakuru rero ahantu bita amakuru rero aturuka hariya muri kariya gace atugeraho
yaturutse ndetse no mu mboni zacu ziba zatubereye ziri imbere ku murongo w'urugamba. Ivuga ko abarwanyi ba AFC 23 turi kumvikana ku murongo wa telefone. ivuga ko abarwanyi cyangwa se inyeshyamba za AFC 23 zigaruriye uduce twa Cyambombo na Rumbishi birukanye imitwe yitwaje intwaro ya FDLR na Wazalendo nyuma y'amasaha menshi imirwano yamaze. Bivuga ko rero ngo imirwano ishobora kuba yamaze amasaha agera muri 6 M23 irimo igundagurana na FDLR zo kwa Bahigi ndetse na Wazalendo yaboneka. Rero Cyambombo iherereye muri groupema ya Ziraro muri sheferi Buhavu muri teritwari ya Karehe. Ubwo nitwumva ngo Cyambombo Bwana Rene umfashe twumvikane ahangaha bita twumva Rumbishi. Yego. Nuko imiryango rero iharanira uburenganzira bw'ikiremwa bwa muntu bigaragaza nabo ntabwo batereye agati mu ryinyo Bwana Irene. Yego. Nabo mu masaha atambutse mu kanya basohoye itangazo bamagana ibitero Farisiyo yagabye kuri 23. Urabizi urugamba rwa Farisiyo cyangwa se imirwano ya Farisiyo yo nta handi baba bafokasinga cyangwa se berekeza bahungira mu giturage kugira ngo 23 nihadivansinga ibure uburyo basharinga. Urumva rero Irene ntabwo biba byoroshye buriya Farisiyo urugamba rwayo cyangwa se strategy militaire ikoresha itandukanye itanakwijana na M23, ariko buriya icyo twamaze kubona ko M23 irimo itanga urugamba yo ibigira ibanga, ariko benshi impamvu Farisiyo isindwa cyangwa se bakunda kwikura mu duce cyane twaje kubona ko yo burya nta banga FARDC igira cyangwa se Farisiyo igira. Buriya bajya gupangana cyangwa se kuvuga ngo turadivansinga muri aka gace bakanabitangaza aduyi cyangwa se uwo bahanganye n'ubundi akabazo ngo isaha ku isaha niteze umwanzi ahangaha tayari. Urumva ariyo mpamvu badakunda gutsinda Bwana Irene. Nukuvuga ngo Bwana Mazo ikibazo nshaka kugarukaho cyangwa se ikintu nshaka kutugarukaho cyane cyane ni kuri iyi mirwano uri kumbwira yabaye ya AFC 23 ubwo yafataga Cyambombo, ubwo yafataga hano ngaha Rumbishi yose, ngira ngo abari bayizi neza. Agace kamwe kari mu maboko y'ingabo za leta ya Kinshasa, kandi gace kaba mu maboko y'ingabo za AFC 23. Nukuvuga ngo uwo bita General Mutayomba yari amaze iminsi yariye Amavubi yari yariye Karungu ivanze n'amavubi mu buryo bukomeye cyane. Ubwo yatakaga AFC 23 ngira ngo abonye ibibombe iminsi yatambutse byagiye biturikira muri bino bice. Ku munsi w'ejo wabonye ko byari byakomeye bita Opotokrame Mutayomba yari komeje kugenda yateka mu buryo bukomeye cyane. Bwana Mazo ndagira ngo ugaruke neza ku rugamba rwabaye ndetse utubwe report ya Sasa na Mageruwi kubitabye Imana ese nibangaye mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, mu gisirikare cya Wazalendo nibangaye, cyangwa se AFC 23 ibikoresho by'urugamba gikoresha kugira ngo ibashe kwigarura ibyo bice n'ubundi muri rusange. Hari amakuru avuga yuko yasubije inyuma ingabo za leta ya Kinshasa irasha imodoka zazo, ariko yari iri gukoresha amadrone ya CH4B. Ndagira ngo udubwire neza situation y'urugamba uburyo yagenzemo ndetse nuko bimeze kugira amaginga yangaye nyuma yuko yigaruriye ibi bice. Biravugwa yuko ingabo za FARDC zaje gutanga rapport ku ngabo za Wazalendo kuri zino nyeshyamba za Wazalendo n'inamwe za FDLR mu kanya kato katambutse rwose. Avuga yuko kugira amaginga yangaye urugamba rwongeye kuza kubyuka no ngamba muri bino bice n'ubundi bya Cyambombo ndetse n'aho ngamba muri Karehe hose muri rusange mu bice byose byagiye byigarurwa na AFC 23. Nshaka kugaruka kuri urwo rugamba kuva rutangiye kugeza rurengeye ndetse naho rugeze kugira amaginga angaya mu gihe baje gutanga amaramforo. Bwana Mazo. Ego, mbere yuko rero ntangira gusesengura cyangwa se kubagezaho ko byagenze kuva batangira badivansinga kugeza agace bakibitsa cyangwa se bakigaruriye, yagira ngo mbanze nkunyuriremo kuri aka kantu AFC 23 yashize hanze ubundi kubera ko gashyigikira ifatwa rya Rumbishi na Cyambombo. Dukomezanye mbabwira na report ya lisanse na Mageruwi. Ese mayiti bimeze bite, matekwa ese casualty zo bimeze bite ariya muri Rumbishi. Bivuga ko rero kuri uyu wa kane AFC 23 yatangaje ko guhera saa 12:45 ingabo zishyize hamwe zishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa zatangiye ibitero icyarimwe zikoresheje imbunda ziremereye. Bikaba byibasiye rero uduce dutuwe cyane two muri teritware ya Karehe, cyane cyane Rumbishi na Cyambombo, Cyamatare na Gasogo. Kubyumva neza, urugamba rwa Cyamatare rwagenze rute?
urukumva ko koalisiyo ariyo yashotoye ntabwo ari 23 ya divansize yitera ahubwo ni uko yashotoye bitewe n'uburyo yaba wazarenda cyangwa se koalisiyo yari ifite agace gato ka Rumbishi yaba S23 yari ifite agace gato ka Rumbishi ubwo rero koalisiyo yagabye ibitero ishaka kwigarurira cyangwa se kwibikaho aka gace ka Rumbishi kose ngibe igafite mu maboko yabo nuko rero aho ngaho niyo M23 naho yaje kuvuga ati nyaboneka akanyagasuzuguro burya niba tumaze iminsi tutabazivansingaho ntabwo twebeye ko dushaka Rumbishi ahubwo noneho reka natwe dukore mu misana ibyo ngibyo rero byaje kuburizamo ibitero nanone byari bipanzwe ko nanone Rumbishi nivamo bagiye guhita bazivansinga iyi teritwari ya Masisi by'umwihariko mu gace ka Ngungu nta Rubaya koalisiyo bimaze igihe cy'amezi agera muri 4 ishaka kwigarurira utu duce dukungahaye ku mabuye y'agaciro dore ko kuba M23 igenzura ibice bya Ngungu nyaboneka uwo bita mwenyewe Felix Antoine Tshisekedi Chilombo birembo ryabiramo rya kugeza n'ajya kwiyambaza Black Water za Colombia ariko nanone bikaba byaragoranye rero ndagira ngo nkubwire kwifatwa ry'aka gace ka Rumbishi bwana Irene yego ifatwa ry'aka gace ka Rumbishi nk'uko nayimaze kubikubwira cyangwa kubinyuramo yaburijemo ibitero byari bigomba kubera cyangwa se kugarura hano muri teritwari ya Masisi by'umwihariko mu gace ka Ngungu ubu ngubu rero biravugwa ko ndagira ngo nyarukire muri Cote ya Lisansi na Majoro nibo binyemereye yego ndabikwemereye cyane ubu ni nabyo twifuza nk'abakunzi ba Magashi TV ibyo bitero byari ya Rumbishi ngo byari by'amasasu menshi cyane ngo bikaba byahitanye ubuzima bw'abasivile benshi urabyumva rero bwanirene byabindi njya nkubwira urumva kuba M23 nayo ya divansinganya nayo ikavuga igasubizaga burya koalisiyo ibirindiro byayo byari biri hehe mu baturage kandi buriya uwo bita enemy M23 yagiye ibabwira bati abaturage cyangwa se population runaka yo muri aka gace mwitandukanye n'uwo enemy mwitandukanye na adui niba tugiye kwa divansinga muri aka gace ibasaba ko bakavamo ubundi kugira ngo hatagira abaturage bagwa muri iyi mirwano ariko ntabura abamatwi mabi cyangwa se abandi bantu batumva bagumamo n'ubundi bikarangira bavuye muri ibyo bitero cyangwa se muri iyo mirwano bwana Irene M23 rero ikaba yongeye gushimangira ko yiyemeje kurinda abaturage bisanzwe ndetse no gufata ingamba zose zikeneye kugira ngo ihagarike ibyo bitero kandi ibungabunge umutekano wabo ibyo ngibyo rero twese tuzana ripoti ya Lisansi na Majoro aho ubu ngubu kazo nyaboneka zirarambaraye hariya muri Rumbishi niyo wareba nyaboneka nanone nongeye nkubwire ko izi mayiti zaguye hariya Rumbishi ziruta izaguye Bukavu igihe hafatwaga bwanere nago watuba nkubwire ko Sorry gato nago wabasha kutumenyera umubare wabamaze kugwa kuri urugamba rwabereye hano ga Rumbishi bwana Mazoro nanjye nibyo nagiye kukubwira ndakubwira ripoti ya Lisansi na Majoro ku ruhande rwa koalisiyo cyane ko buriya nyaboneka ndongera nkubwire ngo Irene rwose hariya koalisiyo yatakarije imbaraga nyinshi cyane ariko biranga byaje gutuma hagwamo n'ufite ipeti ya liyetena Rieto ufite ipeti ya liyetena kwa rwa FARDC niwe waguyemo cyane mu ruhande rw'inyeshyamba za Wazarendo ni ku ruhande urumva buriya iyo mvuze koalisiyo ujye wumva mix yabo ngabo yaba FDLR yaba Wazarendo cyangwa se FARDC ariko uwo muri liyetena yari wo muri FARDC ndetse biravugwa ko casualty ndabona nazo arizo nyine casualty ni 54 mayiti ni 18 urukumva abasirikare ko bangana bwana Irene yego noneho hari mategeko hakaba ari n'abandi biripotinze mbere y'uko imirwano itangira bwana Irene abo biripotinze nago barawo gisirikare cy'u Burundi kare bamaze iminsi biripotinga kuri AFC 23 bitewe n'urugamba rukomeje kugenda harwumvikana muri bino bice bwana Mazoro urumva mu biripotinze uko bigaragara kose ko nabonye bavuga ko abenshi bari FDLR kandi babize FDLR igira ibyama byinshi zaba APSLS
niba ari CSLF n'ibindi kintu byama byinshi numvaga bose bagendaga bavuga abajenerali bati ngendo mu cyama cyo kwana kanaka no mu cyama cyo kwana kanaka ariko abo biripotinze bo urumva bo baba bamenye impamvu yabyo urumva bo n'abantu bakoze ibikorwa byiza twashimye ariko izo casualty nyaboneka na n'ubu M23 yahamagariye koalisiyo ivuga ati muze mufate iki abantu banyu twe ntabwo turaba nkamwe urumva koalisiyo yigize amahirwe yo gufata ku muntu wa M23 yaboneka kuri M23 imbere ya koalisiyo nta casualty nta matekwa zibaho zose ziba zigomba kuba mayiti. Mwese bisobanuye ko abo ngabo bimani cyangwa se babamanitse amaboko baje kwishwa na AFC 23 cyangwa se abagiye bafatwa amateko nayo bishwe na AFC 23. Oya ndavuga abo ngabo mvuga ku kijyanye n'izo mayiti za koalisiyo urumva kwitwa nyine baguye mu mirwano ntabwo tuvuga ngo barwanye cyangwa se ngo babafashe biripotinze barabica ahubwo nyine baguye mu mirwano yabanganishije na M23 igihe barwaniraga muri centre ya Rumbishi. Okay, birumvikana bwana Mazu muri bino bice report ya sasa na Mageru ibi bice bindi byagiye bifatwa nka Cyambombo ndetse n'ahandi byo byifashe bite ibikoresho by'urugamba byafatiwemo nibeko numvisha amakuru avuga yuko hari bifaru byagiye fatirwa muri bino bice ari ibyo bifaru ndetse n'ibikoresho nangera cyo nashaka kutugarukeho bwana Rene burya M23 tombe yayo cyangwa se kwigarurira uduce ku ruhande rwayo bisiga n'ibintu byinshi kandi by'ingirakamaro kugeza ubu ngubu biravugwa ko M23 yafashe ibifaru bigera muri bitatu hariya muri centre ya Cyambombo mu gihe bari babihungishije Rumbishi yari imaze gufatwa babihungishije aho bita Cyambombo kugira ngo bibashe gutanga umusada wo muri Rumbishi ariko M23 muri insitiri zayo rwose nayo yamaze guta yijisho abari ku bifaru bose rwose nta gifaru na kimwe kigeze kirasa muri Rumbishi ahubwo ibifaru babitaye bakwira imiswaro bariruka bwana Irene kugeza ubu ngubu rero biravuga ko M23 yungutse ibifaru bitatu imbunda za AK47 zigera kuri 7 n'amashirigani 2 bwana Irene. Ibyo ni ibikoresho by'urugamba byagiye bifatirwa muri ibyo bice n'ubundi bwana Mazu ndashaka ko twinjira mu makuru yumvikanye ku rugamba rwabereye muri teritwari ya Uvira ariko nanone rutahanganyishije AFC 23 ahubwo ari izi ngabo za leta ya Kinshasa ubwazo ubwo n'abawazarendo izi FDNB interamwe za FDR ndetse n'izi ngabo za FARDC bahanganye ubwabo muri teritwari ya Uvira bamwe bari kwanga kujya ku rugamba nshaka kugaruka muri iryo hangana ryabo ndetse tugagaruka gato kwitsindwa rya Felix Antoine Tshisekedi n'igisirikare cyiwe ndetse na coalition yiwe yose ndetse no gutsindwa kwa General Neva cyangwa se Son Excellence Vice Ndashimiye Perezida w'igihugu cy'u Burundi ni gute ingabo ziri kurwana zifite intumbero imwe zitangiye guhangana muri ubu buryo noneho muri bino bice bigize teritwari ya Uvira bwana Mazu nuko AFC 23 iri kwa divasinga igana Uvira cyangwa n'izindi mpamvu ziri kumvikana nyaboneka rero bwana Rene tubanze dusabira umuntu bita General Mutayomba uriya Mutayomba afite akazi kenshi ari muri Sud Kivu afite akazi kenshi kubera ko kumva ngo agiye kuyobora urugamba cyangwa se gukomandinga urugamba rwara muri Sud Kivu byo byonyine nabo agomba kuyobora bo ubwabo ntabwo bari kumvikana none se General Mutayomba mu mujyi wa Uvira centre Uvira centre imirwano iri kuberamo ntabwo ari 23 iri kwa advancingamo ntabwo ari twirwana bari kwa advancingamo ahubwo ni coalition y'ubwayo iri gusubiranamo dore ngo bari gupfa ikibwanirene bari gupfa ubuyobozi ukibaza ngo none abo bantu bari gupfa ubuyobozi bari kumva ubwo urumva habuze umuto habura n'umukuru bose bari kumva bashaka kuba bande bakuru urumva by'ubwabyo ibyo ngibyo biratuma M23 ibadvancingana muri izo manza cyangwa se muri izo mvururu barimo bitume nanone Uvira umujyi wa Uvira dore ko nanone usumirijwe n'intare za Sarambwe mu minsi mike cyangwa se mu gihe kitarambiranye dushobora kumva Uvira yongeye gusubira mu maboko ya M23 kubera ko abayirimo cyangwa se abagomba kuyicunga nabo ubwabo kubana cyangwa se kubana n'ubwumvikane byakoranye byanze bwana Irene. None se ikibazo mfite kiragira kiti nukuvuga ngo abasirikare benshi b'u Burundi bari kugaragara biripotinze bagiye gufatanya na Red Tabara cyo turacyumvikanaho
hakagaragara abasirikare benshi ba Wazalendo bari guhangana na FARDC bavuga yuko batarajya ku rugamba kubera yuko bari kugera ku rugamba ingabo za FARDC zikabatererana ngo ziri bwaze kuza nka ramforo aba Wazalendo bamaze gushirira ku rugamba ari nako na FDN benshi biri kugenda bikarangira bamanitse amoko bakavuga ati twebwe urugamba rwanyu turuvuyemo tugiye kujoininga Red Tabara dufatanye mu kugera gute mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Burundi bwana mazo kugera amaginga ngaya AFC 23 igeze yataka Uvira ko wumva yaba amayirwe meza yuko yakigarurira Uvira yose kubera yuko kugera amaginga ngaya nimba abo bari guhangana nabo ubwo bari guhangana n'amahirwe meza cyangwa se ni amahirwe yimboneka rimwe yuko AFC 23 ushobora gutaya divasinga afata ibindi bice uri kumva umwuka uri muri AFC 23 mu kwataka ibindi bice amezate cyangwa se uwo mwuka umeze ute AFC 23 nirava mu mitamba nirava za Murambi cya Kimeta yambuka ashaka kwataka ingabo za leta Kinshasa ifata Uvira bimeze biti urumva kuba M23 yakwa divansinga muri Uvira nta gitangazo kirimo kuko ntabwo ari ubwa mbere yabigeze muri uriya mujyi niba ubyibuka neza yamaze igihe kijya mu byumweru bitatu n'ubwo rero kwa divansinga ni nacyo gihe cyiza cyo kwa divansinga muri Uvira bitewe n'uko abo yagombye kubihanganye nabo ubwabo byananiye kumvikana urumva mbese ni nk'amahirwe kandi ikindi M23 ntabwo iri kureba uvuye centre ya Uvira kuko niba iri hariya za Ruvungi Sangi Makobora Gatogota hose M23 ni ikambitse undi sakwisakwa kumva ko yatukanze mu mujyi wa Uvira ubwo dushobora kwibaza ngo ni iki gituma M23 itadevansinga ngo yongere ifate Uvira bwana Irene burya M23 itaradevansinga ngo ifate Uvira ntabwo ari uko ubura yatinye cyangwa se ntabwo ari uko iyobewe ayo makuru ko n'abari mu bwabo kumvikana byananiranye ahubwo buriya ni bya bindi twagiye tugarukaho mu minsi yashize byo kuba hari ibiganiro byo kuba M23 yarasabwe kudafata umujyi wa Uvira nukuvuga leta zunze ubumwe za Amerika zatanze itegeko kumva yadevansinze afashe bitewe n'uko abaturage bo ubwabo barimo baratabaza abaturage ufite amahene 5 isaha ku isaha ari kuba yiringiye ko cyangwa se azi neza ko ihene agomba kuyitanga ku basoda ba parisiyo buri nimugoroba none bumva Irene abo basirikare cyangwa se abo basoda bo ubwabo batari ikibazo kuri population ya hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birumvikana ni ikibazo kuri population nyine ikibazo turi kwibaza kiti kiragira kiti Amerika yatangaje yuko AFC 23 itagomba gufata Uvira kubera ko iri ku gitutu gikomeye cyane AFC 23 kubera ngo hari ibiganiro by'amahoro kandi mu by'ukuri ingabo za leta Kinshasa zozo ziri kwataka AFC 23 mu bice irimo kugera amakenga ngaye hari ibitero bimaze imiti byumvikana ahangaha mu mitamba ingabo za leta Kinshasa zatatsemo AFC 23 hari ibitero byumvikanye hitwa Kimete hari ibitero byumvikanye hitwa Murambi hari ibitero byumvikanye n'ibiturika bikomeye cyane byagiye biturikira ngo mu misozi iri hejuru ya Uvira myinshi cyane rwose n'urugamba rutoroshye abe na gato rwagiye rwumvikana nukuvuga ngo AFC 23 wowe nk'umuntu uri muri Soga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri kumva nk'imumeko ihari igiye kwataka ingabo za leta Kinshasa cyangwa iri bwaze kugomeza kubiretse kwataka n'ubundi mu gihe izi ngabo zikomeje gusubiranamo n'ubundi bwana mazo ikibazo gituma M23 itazivansinga Uvira ntabwo ari uko yananiwe ni bya bindi nakubwiye ibi bintu by'ibiganiro burya byishe operasiyo cyangwa se operation nyinshi za AFC 23 kuko niba ubyibuka neza turetse no kujya muri Sud Kivu ntabwo imbaraga cyangwa se ubushobozi tuze M23 ifite M23 yafashe Goma M23 yafashe Bukavu M23 yafashe Ngunguru ya Rucuro yenaye igafata na Zapinga ntabwo ubungu yakagombye kubitarafashe Warikare cyangwa se Uvira bwana Irene nukubera niba ubyibuka neza uribuka urugamba rwaberaga Bamboka narabonye urugamba rwabereye Bamboka uribuka urwahaberaga uribuka urugamba rwabaye kugira ngo Uvira ifatwe ntabwo ari ukuvuga ngo M23 ifite intege nge ahubwo nayo ifite buriya amabwiriza cyangwa se indi mirongo ngenderwaho yo kugira ngo yadivansinge mu gace ariko uko byagenda kose bwana Irene ntabwo M23 itari gufata Uvira ari uko yahananiwe ahubwo isaha ku isaha twitega ikintu kidasanzwe kuri M23 kubera ko igenda itabazwa n'abaturage cyane ewana utareba kuko abenshi sinzi niba ukurikirana cyangwa se uganira n'abakongomani benshi urumva niho mba merereye cyane ariko bakubwira ko
isaha ku isaha n'abasenga basengera abaturage bari mu mujyi wa Uvira ngo nabo M23 ibabohore bwana Irene. none se nanone ikibazo mfite kiragira kiti ari nacyo tugiye gusorezaho ubu ngubu sitasiyo y'urugamba kugira amagingo angaya muri baraka ihagaze ite none AFC 23 igeze ya divasinga ko muri iyi minsi igiye itambuka igera kuri 3 nta munsi wacagamo uwo bita administrateri wa Fizi adatangaje yuko AFC 23 yagiye ifata ibindi bice. Twabonaga amakuru menshi cyane avuga yuko AFC 23 hari abasirikare b'u Burundi yahitanye, tukabona amakuru avuga yuko AFC 23 yahitanye bamwe mu basirikare ba Wazalendo, abaFARDC ndetse n'abandi n'ibikoresho by'urugamba byagiye bifatwa n'ibindi bice, bikanatangazwa na bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za coalition harimo na administrateri wa Fizi. Kugera amagingo angaya urugamba ruri baraka rwo ruhagaze gute kugira ngo duhite tunasoza amakuru yacu bwana Mazo? Ndagira ngo rero nanone twongeye tugaruke ku rugamba ruri hariya muri baraka. Yego. Uriya baraka nako nta gace kamaze igihe cyangwa se twagiye twumva cyane mu mirwano. Na n'ubu ngubu dushobora kwibaza ngo ese kubera iki AFC 23 itaradivansinga muri aka gace ngo ikigarurire ijana ku ijana kuko twagiye yigeze kukadivansingamo uri utagira ngo baraka yo ntabwo yari yagera mu maboko ya 23 yigeze gukontorora igice gitoya ariko ntabwo ari kinini cya baraka. Nyuma y'uko rero nyuma yaho bayisaba gusubira inyuma ubwo bategekaga kuva mu birometero 200. Yego. Imaze igiye gusubira inyuma ihitire kubwo yesere kura baraka yose. Yego. Ariko noneho muri ikintu muri kibanga muri 23 kigaza ko n'agasuzuguro n'uburyo isubira inyuma parisiyo kegera imbere ariko urumva 23 nayo baba bayiriye mukuye wowe usubira inyuma undaradivansi. Yego. Yasubira inyuma parisiyo ikadivansinga imbere aho kugira ngo ihagarare aho ngaho ahubwo gahita itangira gukoramo sharingi tangira amakompo tayari muri defense za M23. Kandi no cyakibazo dore tugarukaho cya parisiyo defense zayo irazegenda ikazishyira mu baturage mo hagati igafata nk'abaturage nk'ingo eshanu z'abaturage ikazimura igashyiramo defense yabo kugira ngo M23 nisharinga muri defense za parisiyo zahita itanga ibirego kuri ya miryango mpuzamahanga ishinzwe kurengera uburenganzira bw'ikiremwa bwa muntu ati tayari mu baturage M23 iri kwica abaturage iri gutera inyeshyamba nyine ibintu nk'ibyo. Urumva ko ari cyo kintu buriya parisiyo yagiye ikorera M23 kugeza aho na n'ubu ubu ngubu iyi baraka itayagera mu maboko ya 23 nuko defense za parisiyo ziri mu baturage cyangwa se mu makaritiye mo hagati ntabwo byari tumenyereye ngo baragenda ku musozi runaka, iyo misozi barayita bakazamo imbere mu baturage kandi Irene. Ambo nukuvuga ngo amakuru yacu nshaka tuyasoreza kuri aka kana ari nayo ngingo ya nyuma. Hari amakuru avuga yuko hari Wazalendo ndetse n'ingabo nyinshi za coalition ziri muri pariki ya Kauzi Biega. Izi ngabo ziri gupanga iki kugira amagingo anga akora amakuru numvishe ko zatangiye kugaba ibitero zigana mu bice bya Minembwe bwana Mazo? Ndagira ngo ndakumva nagira ngo unsobanure neza ku bitero biri kumvikana, ibitero shuma biri kumvikana biri kugabwa hano mu bice byegera Minembwe kora ko coalition kugira amagingo angaya yamaze ko yagenda irashyira defense nyinshi cyane hano muri pariki ya Kauzi Biega, irashyira abasirikare batari bakengira ngo namwe mu basirikare 10 baherutse kuzanwa abenshi boherejwe hano muri pariki ya Kauzi Biega. Yego ndagira ngo nanone urabizi Kauzi Biega nituvuga Kauzi Biega abantu burya bagiye bumva ko ibitero byano muri Kauzi Biega cyari bishobora no kugira ingaruka mu mujyi wa Goma kuko nta birometero byinshi birimo ugera mu mujyi wa Goma kuko Kauzi Biega iherereye muri Bukavu muri rusange. Yego. Rero nituvuga Kauzi Biega iri ni ishyamba ricumbikiye enemy cyangwa se aduyi kuri 23 kubera ko iri shyamba ririmo nta nubwo tuvuga ko ari coalition FARDC irimo nyinshi cyane uwo bita umurundi burya wese akambitse no muri iri shyamba rya Kauzi Biega ngo nta kindi ashaka rero ngo ashaka kwa divansingana Bukavu yose ngo kandi Bukavu akifata ngo tare na Goma ngezaba yafashwe bwanerene. Akaba ayo makuru rero bagiye batangaza no ku munsi w'ejo nabonye FDNB rwose barimo bitotora
muri iryo shamba bavuye gupiya mu baturage. Ntituvuga gupiya ni ukwiba. Bavuga ati tayari noneho sinzi briefing bagenda bahereza abaturage babwira ngo ni muhumure ngo nta minsi ibiri ngo ni iminsi ibiri turaba twabagezeho ngo ntabagoma mwese ngo nimwitegure ngo turaye. Ntabwo nzi icyizere aho bagikura cyo kumva ngo kubera ko 23 yabaretse defense zabo zikaguma muri la pariki ya Kauzibiega ngo bumva ko nanone ku isaha ngo 23 irabatinya ngo tayari ngo bapadivansingana Bukavu na Goma icyarimwe bwana Irene. Yego. Mazo reka ngushimire cyane kuba umfashije kugeza abatarama cyangwa se abakunze ba Magashi TV ho kuri iki kiganiro tugiranye, kandi kamwifuriza komeza kugira ibyiza ndetse no komeza kurindwa n'Imana aho uherereye aho ngaho muri ibyo bice bwana Mazo. Nanjye nshimire wowe Irene rwose twakoranye cyangwa se twabanye muri iki kiganiro. Nshimire n'abakunzi bacu abagabo bema kudushyigikira mu biganiro byacu bya buri munsi. Mugire impagariko n'ubugingo, Imana n'amafaranga, n'abagiye guhaha muhahe muronke. Yego urakoze cyane bwana Mazo. Uwo nguwo ni umuvandimwe umwe mu badufasha kutugezaho amakuru menshi cyane atandukanye muri Sosiyete ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yes, reka mbashimire wowe twabanye kuva amakuru yacu atangiye kugeza irangiye, kandi reka nk'uyute niba bwa mbere sanze kuri Magashi TV nizere ko amaze ko bakanda subscribe ugakanda kuri like ukanyukira muri comment section ukadohereza igitekerezo cyawe. Mugire byiza, turabakunda cyane. Ciao ciao. Mutura Rwanda nawe uri mu mahanga, ese waba warabuze ko wamamaza ibicuruzwa byawe cyangwa business yawe? Ikintu icyo ari cyo cyose ushaka kwamamaza nko ku bucuruzi bw'amaduka, abacuruza imodoka, inganda ndetse n'ibigo by'amashuri, tutibagiwe n'amahoteli, kuri Magashi TV turabigufashamo. Icyo usabwa hamagara nimero ya telefone igendanwa cyangwa utwandikire kuri 0783 07 ndazisubiramo 0783 Magashi TV, amahoro azira amahane.